Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 243 dusoma Bibiliya. Turasoma uyu munsi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 23 tugere ku bice 24 ari nabyo bisoza iki gitabo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu ashyikirizwa Pilato. Bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato, batangira kumurega bati, uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu ababuza guha Kayisari umusoro. Avuga kandi ko ari Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Aramusubiza ati, wakabimenye. Pilato abwira abatambyi bakuru na rubanda ati, nta cyaha mbonye kuri uyu muntu. Nabo barashega bati, agomesha abantu, yigisha i Yudaya hose, uhereye i Galilaya ukageza n'ino. Pilato yohereza Yesu kwa Herode. Pilato abyumvise abaza ko ari umunyagalilaya. Amenye ko ari uwo mu gihugu cya Herode, amwohereza kwa Herode kuko nawe yari i Yerusalemu muri iyo minsi. Herode abonye Yesu aranezerwa cyane, kuko uhereye kera yashakaga kumubona, kuko yumvaga inkuru ze kandi yifuzaga kubona ikimenyetso yakora. Amubaza amagambo menshi ariko ntiyagira icyo amusubiza. Abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane. Herode n'abasirikare be baramunegura, baramushinyagurira, maze bamwambika umwenda ubengerana bamugarurira Pilato. Herode na Pilato baherako buzura uwo munsi, kuko mbere banganaga. Pilato acira Yesu urubanza. Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware b'abantu bose, arababwira ati, mwanzaniye uyu muntu ngo yagandishije abantu, none dore ubwanjye namubarije imbere yanyu, nyamara nta cyaha mbonye kuri we mu byo mwamureze. Ndetse Herode nawe ntacyo yabonye, kuko yamutugaruriye, kandi dore ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ibyo yabivugiye kuko yabaga akwiriye kubabohorera imbohe imwe mu minsi mikuru yose. Ariko bose basakuriza icyarimwe bati, kuraho uyu utubohorere Baraba. Uwo bari bamushyize mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa. Pilato yongera kuvugana nabo ashaka kubohora Yesu, ariko bo barasakuza bati, mubambe mubambe. Ababaza ubwa gatatu ati, kuki uyu yakoze icyaha ki? Simubonyeho icyaha cyo kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ariko baramukoranira basakuza n'amajwi arenga, bamuhata ko Yesu abambwa, amajwi yabo aramuganza. Nuko Pilato aca urubanza ngo icyo bashaka bagihabwe. Abohora uwashyizwe mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi uwo bashakaga, maze atanga Yesu ngo bamugire uko bashaka. Abagore b'i Yerusalemu baborogera Yesu, baramujyana batangira umuntu witwaga Simoni w'umunyakurene waturukaga imusozi, bamukorera umusaraba ngo awikorere akurikiye Yesu. Abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore bikubita mu bituza bamuborogera. Yesu arabakebuka arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, ntimundirire, ahubwo mwiririre n'abana banyu, kuko iminsi izaza bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Nibwo bazatangira kubwira imisozi bati, nimutugwire, babwira n'udusozi bati, nimudutwikire. Mbese ubwo bagenje batya igiti kikiri kibisi, nikimara kuma bizacura iki? Kandi bajyana n'abandi babiri bari inkozi z'ibibi ngo babicane nawe, babamba Yesu bamushinyagurira. Nuko bageze ahitwa i Nyabihanga, bamubamba naho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Abantu barahagarara bareba. Abatware nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditsweho ngo, uyu ni umwami w'Abayuda. Umugome umwe yihana. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko wa kabiri amusubiza mu cyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe.
twebweho duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Urupfu rwa Yesu. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati, ni ukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Inteko z'abantu bari bateraniye aho kurebera babonye ibibaye basubiraho iyo bikubita mu bituza. N'inshuti ze zose n'abagore bavanye i Galilaya bari bahagaze kure babireba. Yosefu ahamba Yesu. Umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda n'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ntiyafatanije n'inama zabo n'ibyo bakoze. Yari umunyarimataya, umudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshoye mu rutare itarahambwamo n'umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye babona imva n'intumbi ye uko ihambwe. Basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu. Kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 24. Kuzuka kwa Yesu. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso. Nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Bibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo, babwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibayemera. Maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine. Asubira iwe atangazwa n'ibi byabaye. Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka sitadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya Yesu arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanye ibiki? Barahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kilewopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisiraheli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo
ngo abone kwinjira mu bwiza bwe. Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguriye umutsima. Yesu yiyereka abigishwa be. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati, ikibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari njye ubwanjye. Ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo, abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko ibinezaneza bikibabujije kubyemera, bagitangara, arababaza ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi cyokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Yesu asezera ku bigishwa be, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Yesu ajya mu ijuru, abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru, abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Imana ibaha umugisha, kandi mukomeze kugira imyiteguro myiza ya Pasika. Turashima Yesu wadupfiriye, kuko ibi byose dukora tubikoreshwa nuko yamennye amaraso y'igiciro cyinshi. Ni ukuri twakowe inkwano itubutse. Imana rero ibaha umugisha, mugire umunsi mwiza.